mwifurije kugira ibihe byiza nshuti bakunzi ba Initalk Rwanda, mwibana natwe mu biganiro tubakorera umunsi ku munsi bagaruka ku makuru na documentary haba muri siporo, imyidagaduro, politike ndetse n'utuntu n'utundi. Annette Murava na Bishop Gafaranga bari mu munyenga w'urukundo nyuma y'uko Bishop Gafaranga avuye mu buroko. Umuramyi uzwi Annette Murava yagaragaje imvamutima ze ku mbuga nkoranyambaga ubwo yongeraga gusohokana n'umugabo we Bishop Gafaranga umaze iminsi mike avuye muri gereza. Mu magambo yuje urukundo, Annette Murava yahaye umugabo we ikaze mu butumwa yagaragaje ku mugoroba ku itariki ya 23 Ukwakira 2025. Ku mbuga nkoranyambaga Annette Murava yanditse ati iyi ni inkuru irimo Imana, ikaze nanone urukundo rwanjye Bishop Gafaranga. Ni nyuma y'uko ku itariki ya 10 Ukwakira 2025 urukiko rwisumbuye rwa Gasabo rwanzuye ko Bishop Gafaranga afungurwa icyakora agahanishwa igifungo cy'umwaka umwe usubitswe nyuma yo kumuhamya ibyaha byo goza ku nkeke umugore we no gukubita no gukomeretsa. Mu butumwa Annette Murava yasangije abamukurikira ku mbuga nkoranyambaga ze bwari bugaragiwe n'ifoto ari kumwe n'umugabo we mu bwato batembera mu mazi. Mu butumwa bwakunzwe n'abatari bake bamukurikira ku mbuga nkoranyambaga, uyu muramyi Annette Murava benshi banagaragazaga ko bifatanyije nawe mu byishimo byabo. Uwitwa Nsabimana Eliad uyo yanditse ati Imana ihabwe icyubahiro, naho uwitwa Niyonsaba Yasenti agira ati Imana ishimwe cyane kandi ibakomereze urukundo, nejejwe no kongera kubabona muri kumwe. Bishop Gafaranga na Annette Murava bashyingiranywe ku itariki ya 11 Gashyantare umwaka 2023 mu birori byabereye i Nyamata mu karere ka Bugesera. Kugeza ubu bakaba bafitanye umwana umwe wenyine. Bishop Gafaranga yatawe muri yombi ubundi ku itariki ya 7 Gicurasi 2025, bisobanuye ko yafunguwe amaze amezi 5 n'iminsi 3 mu igororero. Reka mubwire ngo ni amakuru n'inguzaniye mu myidagaduro, kamubwire ngo icyo ugomba kumenya kandi ukazirikana nuko twifuriza kugira ibihe byiza. Kamubwire ngo kora subscribe nimba bwa mbere ugeze kuri Initalk Rwanda, ukomeze kwagura umuryango mugari wa Initalk Rwanda. Kamubwire ngo icyo ugomba kumenya kandi ukazirikana nuko twifuriza ibihe byiza mu byo ukora byose.